Ikintu cyangiza abantu benshi si ukubura ubwenge, ni ugukunda ibyishimo by'ako kanya. Hari abantu bafite inzozi nziza ariko buri munsi bahitamo kwishimisha aho gukora foni, aho kwiga TikTok, aho kubaka skills, ibintu bibanezeza ako kanya. Ikibazo si uko batabizi, barabizi ariko ntibabikora. Ikibazo rero ni uko ubwonko bw'umuntu bukunda ibintu byihuse, gukora biragora, patience iragora, kubaka ubuzima bifata igihe. Niyo mpamvu abantu benshi bashaka amafaranga vuba, success vuba, result vuba, ariko ukuri gukomeye ni uku ibintu bifite values bifata igihe mbere yo kugaragara. Business, umubiri, repetition, ubwenge rero ntabwo bihita bigaragara ako kanya, bizagusaba igihe kugira ngo ubigereho. Abantu batsinda si uko bafite imbaraga zidasanzwe, ni uko bazi kwanga ibyishimo by'aka kanya kugira ngo bubake ejo heza. Rero iyo ngiyo niyo discipline, si ugukora cyane, ni ukuvuga oya kuri distraction. Ejo mu gitondo mbere yo gufungura Instagram, fungura ikintu kimwe kigufitiye akamaro, iminota 15 gusa. Ibyo nibyo bitandukanya umuntu wubaka n'uwiruka inyuma y'ibyishimo. Wumva ibi, ureke ibinyoma abantu baba bakubeshya. Niba udashobora kugenzura ibyo ushaka aka kanya, bizagorana kugera ku byo ushaka ejo. Ese wowe ukoresha foni amasaha angahe kuri distraction? Be honest. Niba nawe uri mu ntambara na discipline, andika muri komenti nahisemo ejo heza. Iyi ni Venados Creek Diaries.